Kizo Ipaya. Aba bana muri kureba kuri screen yanyu ubu tuvugana ntabwo bakibarizwa kuri nosi y'abazima. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Aba bana bombi ni abavandimwe. Mama wabo ubwo yarabohereje ku ishuri rero barimo barataha bakoze impanuka. Gusa ikintu kibabaje uwabagonze yamaze kubona ko bapfuye, arangije ahita atoroka. Ubu tuvugana nta nubwo bari bamubona. Ndagira ngo munyemerere rero turambure iyi nkuru kugira ngo bize kutubera isomo. Niyo mpamvu rero dukora inkuru nk'izi ngizi kugira ngo n'ababyeyi bohereza abana ku mashuri bajye bagira impungenge, hanyuma bagire ikindi kintu bitaho. Turi buze kurebera muri no nkuru y'akababaro, dore ko ari inkuru yababaje abantu benshi muri rusange, by'umwihariko ababyeyi. Kubura abana babiri icyarimwe mu by'ukuri ni inkuru y'incamugongo. Munyemerere rero muntize iminota mike cyane kugira ngo mbagezeho byinshi bifite aho bihuriye n'ubundi n'iyi nkuru y'akababaro. Nkwibutse ko ari nge Kizo tuba turi kumwe. Hanyuma niba utarakanze subscribe, ndagira ngo ufate amasegonda agera kuri 2 nyabona ukande kuri subscribe. Kuyikandaho rero nta kundi no kureba munsi no video, hanyuma ugakanda aho handitse ijambo subscribe. Icyo gihe uzajya ubona ibiganiro byacu kandi ubibone mu ba mbere. Hanyuma rero nkuko nari mbikubwiye, aba bana uri kureba kuri no screen yawe bose bamaze kuba bakitaba Imana, cyangwa se bose bapfuye kandi bapfira rimwe. Aba bana ni abavandimwe babiri, umwe ni umuhungu undi ni umukobwa. Aba bana bombi bari indahekana cyangwa se bari inkurikirane ku buryo bendaga kungana nk'uko uri kubibona kuri ano mafoto. Mu busanzwe ubundi mama wabo yarasanzwe abategura akabajyana ku ishuri, ndetse yewe bikaba ngombwa ko ajya no kubacyura. Ariko mu gihe mama wabo atabonekaga, yabaherezaga umumotari wagombaga kubajyana ku ishuri ndetse akongera akanabacyura. Uko ari babiri, uwo mumotari yabahekeraga rimwe. Hanyuma rero ikintu cyaje kuza kuba ari nacyo cyateye iyi mpanuka yo kuba yatuma aba bana bapfa, cyangwa se iyo mpanuka akaba ariyo yatumye aba bana bahaburira ubuzima. Mama wabo yagize gutya n'ubundi, dore ko ngo yarahuze cyangwa se bitari byamushobokeye ko abajyana ku ishuri, nibwo yahamagaye umumotari wari usanzwe abajyana. Arangije umumotari abajyana ku ishuri, aramubwira ati n'ubundi no kujya kubacyura uze kujyayo n'ubundi ubacyure kubera ko ntabwo mpari. Icyabayeho rero, umumotari n'ubundi amasaha yo gutaha yageze, ajya gucyura abana nk'uko bisanzwe, bose abicaza inyuma ku mwanya w'inyuma nk'uko n'ubundi yarasanzwe abikora. Ubwo rero bari bari mu nzira barimo barataha, haturutse indi moto yari iri ku muvuduko mwinshi ibaturuka imbere. Hanyuma iyo moto rero ukuntu byaje kugenda, iyo moto byabaye ngombwa ko isa nk'ita icyerekezo, iragenda isa nk'igongana n'ubundi n'iyi ngiyi yari baturutse imbere, n'ubundi yari ihetse aba bana. Hanyuma biba ngombwa ko moto isa nk'iyibirandura, cyangwa se kubera umuvuduko iyo yindi yari iriho ikaba itashoboye gukata, nibwo rero byabaye nk'ibigongana. Hanyuma moto iriyubika, ariko mu kwiyubika rero ba bana basa nk'abagwa n'ubundi mu gihande ya moto yindi yari irimo. Abana uko ari babiri bahita bagwa, n'ubundi bagwa mu muhanda. Hanyuma ya moto nayo ihita ibagwa hejuru. Imaze kubagwa hejuru rero, abana bahise bakomereka ku buryo bukabije kubera ko bahise bamenagurika imitwe, kubera ko ngo iyo moto yari iri ku muvuduko mwinshi. Hanyuma no mu kugwa rero igwa kubera ko yari iri ku muvuduko, ibiro byamaze kwiyongera, hanyuma itegwa hejuru y'aba bana, bose bahita bapfira rimwe. Ikintu kibabaje rero nuko uyu mumotari wabagonze akimara kubona ko moto igwiriye aba bana bagahita bamenagurika imitwe, we nta kindi yakoze uretse guhita yurira moto. Ubwo yahise yegura moto, arangije ahita ayurira. Mu kuyurira rero, kubera ko uwo muhanda bari barimo nta bantu benshi bari barimo cyangwa se babonye iyo mpanuka, we rero yahise akora ibishoboka byose, ahita yurira moto igitaraganya. Arangije n'ubundi ahita atoroka aragenda, abana abasigaho bapfuye, ndetse na motari wari ubatwaye
we moto yari yamaze nawe kumwiyubikaho atari kubasha kumenya ese plaque y'icyo kinyabiziga ni iyihe, ahubwo we yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ave munsi ya moto hanyuma arokore ubuzima bw'abana, ariko ku bw'amahirwe makeya rero ntago byakunze ko uyu mumotari amenya ikinyabiziga cyabagonze. Ubu tuvugana rero uwo mumotari ntabwo aramenyekana, ari nacyo kintu cyababaje ababyeyi baba bana. Rero ubwo mama wabo bari bamuhamagaye ngo aze arebe iby'abana babo bibabayeho, umubyeyi yahageze akimara kubona iyo mpanuka ukuntu yagenze yahise agwa muri koma, ndetse nawe ubu tuvugana akaba akiri kwa muganga. Ni mu gihe imibiri y'aba bana nayo yahise ijyanwa n'ubundi mu buruhukiro, hanyuma umumotari wari ubatwaye nawe wari wamaze gukomereka bikabije, nawe akaba yahise n'ubundi ajyanwa kwa muganga. Ikintu cyababaje rero abantu benshi muri rusange ni ukuntu uyu muntu wagonze aba bana yamara kubona ko bapfuye, aho kugira ngo ajye kuri polisi cyangwa se akore ubundi butabazi bw'ibanze, ahubwo we agahitamo gutoroka. Ngira ngo rero ibi bikaba byabereye mu gihugu cy'u Burundi, ni mu gace kitwa Rumonge, ubwo abahazi barahita bahamenya niho iyi mpanuka yabereye. Rero ntabwo ari iyo mpanuka gusa nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho, ngira ngo n'ubundi muri kubonaho igare riryamye hasi, imodoka yibiranduye ndetse n'indi zagonganye. Ushobora kwibaza ngo bihuriye hehe n'ubundi n'ibyo narinde kukubwira bya moto. Iyi nayo ni indi mpanuka yabereye hano mu karere ka Rwamagana, n'ubundi nayo yaturutse ku mpanuka ya moto, ubwo moto nayo yari iri kuza iva mu gace ko mu gisate kimwe, hanyuma ishaka kudepansa indi modoka. Mu kudepansa imodoka rero yari iyiri imbere, nibwo imodoka yahise itabaranse ihita igenda igongana n'indi modoka nayo yari iyiri imbere, biba ngombwa ko yibarangura mu muhanda ndetse iza kwibarangura hejuru n'ubundi y'igare naryo ryari riyiri iruhande. Ngira ngo rero nubibona neza uri buboneho imodoka yiyubitse, urabonaho igare ryaryamiye. Ngira ngo iyo nayo ni impanuka yabereye n'ubundi hano mu karere ka Rwamagana, aho imodoka imwe yavaga mu mujyi indi iva za Rwamagana, hanyuma kubera moto yari depanshije icamo hagati, biba ngombwa ko imwe isa nk'ikatira moto ihita igenda igongana n'ubundi n'indi modoka yari yiri imbere, biba ngombwa ko yibarangura hejuru y'igare. Rero abari batwaye ibi binyabiziga byose ndetse n'umunyonzi bakaba bakomeretse ku buryo bukabije, ariko bakaba bahise bajyanwa n'ubundi ku bitaro kugira ngo n'ubundi bakomeze babiteho. Ndagira ngo rero hano nshyireho akadomo, hanyuma tubwire umubyeyi w'aba bana akomeze kwihangana kandi nawe Imana imworohereze ave muri situation mbi arimo. Hanyuma tubwire ababyeyi nabo bakomeze gukurikirana, bamenye abana babo baba bohereje ku mashuri, bamenye uko bataha ndetse n'uko bagera ku mashuri, kubera ko abana biba bigoye cyane kuba bakitwararika mu buryo bagenda mu muhanda. Ubwo rero biba ngombwa ko cyangwa se biba ari ngombwa ko ababakuriye bagomba kubitaho kugeza bageze ku ishuri ndetse no kugeza bavuye ku ishuri bagera mu rugo. Reka hano nshyiraho akadomo, hanyuma mbabwire ngo twongere gusubira n'ubundi mu zindi nkuru zikurikira.